nkimubona bwa mbere aho ngaho ndabivuga nkimubona bwa mbere yakoraga muri Sayimatoro njye nari nyine umunyeshuri waravuye Sayimatoro ya mbere ego ya kera ego njye nari nyine umunyeshuri nkakunda kuhanyura ariko ni mwiza ni umusore mwiza wese unamukunda ariko ego yari ni mwiza kandi agira umutima mwiza iyo utamubabaje nimba yarambwiye ngo yatinye kumbwira ko ankunda ari singo atinya nyine kugikumbwira yuko ankunda abakundanye n'uwo Shakira barakundanye arakunda twebwe ubwacu kibabi turavuga okay Imana idufashije byakunda ariko nanone byakunda mukaba umugabo n'umugore yego nanone nkonja nkawe Madi nta kintu uzabura mu rugo nono iyo seko yangajya nyibona muri sala cyangwa ko mbyutse n'abana banje bameze neza uvi inkuru yanjye ndimo ndifotoza mwana ndi kumwe n'umukobwa na birusha ayavuga rukundo bikuze undi se si mukunda subize seka Madiba yacaze muri beza uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare